Yes, shalom shalom bantu b'Imana. Yesu nashimwe, ndabasuhukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bene wacu b'i Rwanda ndabasuhukije. Bene wacu b'Abakongomani mina basalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Bene wacu b'i Burundi muraho neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Umwami Yesu abishimire. Abanyamerika, Australia bose mukomeje kudukurikirana kuri channel yacu, kuri Korimana Ivan Official. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ijwi ryo mwumva rero ni Bikorimana Ivan, muririmbyi wakunda cyane kandi ubishimira umuvuga butumwa. Reka izina ry'Uwiteka Imana muri aka kanya rihabwe icyubahiro. Nejejwe yuko naza imbere z'ubwiza bwanyu kubagezaho ijambo ry'Imana ntaragira icyo navuga. Rero hatubanze twiragize Imana. Imana data wa twese, Imana data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, ndagushimye kandi nguhaye icyubahiro. Witwa Imana. Nubwo tubabara, nubwo dushavura, ibyo byose ntabwo bikubuza kwitwa Imana. Data wa twese muri aka kanya ndagushimiye. Aka kanya kushimye yuko nageza ijambo ku bwoko bwawe. Ijambo ryawe ni inkota ngo rirakubita kandi rigahinguranya. Reka noneho muri aka kanya tukwiragize, wibanire natwe, uturinde imyuka mibi, uturinde sekibi n'abadayimoni. Data wa twese, icyo wanshize ku mutima muri aya masaha, reka Data wa twese umfashe imbaraga za Mwuka wera ziba imbere yanjye kugira ngo nanjye kigeze ku bwoko bwawe. Urakoze Yesu, turasenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Nkuko nari mbabwiye bwoko bw'Imana, nejejwe n'Imana kuba ndi kuri mikoro mbagezaho ijambo ry'Imana. Ni ukuri kuri uyu munota. Reka Uwiteka Imana bishimire. Rero hari ijambo ry'Imana nashatse yuko twaganira. Iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi. Igitabo cya Zaburi, abafite Bibiliya murambura igitabo cya Zaburi. Igitabo cya Zaburi ni Zaburi, ni igitabo cyitwa Zaburi, murakibona. Ni Zaburi ibice 121. Psalms 121. Zaburi 121. Kaduhere ku murongo wa mbere twumve icyo Imana igiye kuvugana natwe muri aya masaha. Umutwe w'amagambo uragira ngo indirimbo y'amazamuka. Nduburira amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, kurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe. Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amaja n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amina. Mwakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana. Iri jambo ry'Uwiteka Imana, aya magambo go mwumvise ari mu gitabo cya Zaburi 121. Ngewe nagahaye umutwe w'amagambo ugira ngo hunga, va mu kibaya uhungire ku musozi. Va mu kibaya uhungire ku musozi. Va mu kibaya uhungire ku musozi. Uyu ni umuririmbyi. Uyu muririmbyi rero njye nasomye rero magambo aramfasha cyane mu bwonko bwanjye. Hari ibintu natekereje byinshi cyane byo ngiye kubabwira muri aya masaha. Uyu ni umuririmbyi. Uyu muririmbyi ni umuririmbyi wari ufite akaga ndetse n'ibigeragezo biremereye cyane.
rwose yarakamiritse, yarabuze hepfo no haruguru. Uyu muririmbyi abura hepfo no haruguru, uyu muntu abura hepfo no haruguru. Uyu muntu yifitiye ibibazo, yari yifitiye ibibazo bikomeye cyane, yitorora mu bantu bose, abura ikintu bita ubutabazi, yitorora mu nshuti abura ubutabazi. Bamurangiraga ngo yatabarwa ngo ibibazo bye bigashira. Ni ukuri arazunguruka cyane, ikibazo kiramutesa, yari yaratabaguwe, yarabuze hepfo no haruguru, azunguruka mu kibaya, yitorora mu kibaya. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa ikibaya. Mu kibaya mwene data harimo kubabara, mu kibaya harimo agahinda, mu kibaya harimo rugambo, mu kibaya harimo gasasiro zose, mu kibaya harimo gusambana, mu kibaya harimo gucunisha, mu kibaya hajya habamo abapfumu, mu kibaya harimo ababeshi, mu kibaya harimo abakukukina ku mubyimba, mu kibaya harimo ibintu byinshi cyane. Muririmbyi we yitoroye abuze umutabazi, yitoroye abuze umurengezi, yitoroye abuze uwamara ibibazo byiwe, yitoroye abuze hepfo no haruguru. Vuga uti amina. Yitoroye mu bapfumu byanze, yitoroye muri bene wabo byanze, imirimo imushiranye byose byanze bimariye mu bapfumu. Abonye ibintu biyoberanye, abonye ibintu bikomeye, abonye ibintu n'ukuri birenze urugero, abonye imibereho ye n'ukuri byanze cyane, abonye ibintu binamushizeho n'ukuri, abonye yuko amadagara bamuhaye mu bapfumu atagikora, abonye yuko uburwayi mubaye akaramata, abonye yuko inyatsi zamubaye akaramata, abonye yuko abadayimoni bo kumubuza n'ukuri kujya imbere y'Imana bamubaye akaramata, abonye ibyo bishize, abonye bikomeye, abonye ibintu biteye ubwoba, n'ukuri abonye ibintu n'ukuri bimunaniye, mbega bimunaniye kuko waba ufite ibikunaniye. Aho ni mu kibaya, warazungurutse, waritoroye. Uyu muririmbyi we nta kindi ko yitoroye abuze umutabazi, yitoroye abuze umurengezi, yitoroye abuze uwamufasha. Aravuga ati, ugiye ku murongo wa mbere, yaravuze ati, ndubura amaso yanjye ku musozi, ngati gutabarwa kwanjye kuzava hehe? Ati gutabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka. Harangije yerekeza ku musozi, bene data, ngava mu kibaya, amaso yerekeza ku musozi, ayashira ku musozi. Aravuga ati, reka nubura amaso yanjye kuri uyu musozi, ndonge reka nanjye njye gusenga, reka nanjye nkurikira inzira y'Imana. Ibyo mbayemo byose n'ukuri nta gaciro bingiriye. Ati reka nubura amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye kuzava hehe? Yibaza ikibazo, bene data, iki kibazo yibajije. Iyo ugeze ku murongo wa kabiri, amaso ye arangije kugubura ku musozi, arangije kujya ku musozi, n'ukuri aravuga ati, yigarukamo ati, gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana ishimwe cyane. Aravuga ati, reka nubura amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye ngo ntabwo kurava kuri pasiteri, ati gutabarwa kwanjye ntabwo kurava kuri mwarimu, ati gutabarwa kwanjye ntabwo kurava ku nshuti zanjye, ati gutabarwa kwanjye ntabwo kurava mu bapfumu, ati gutabarwa kwanjye ntabwo kurava ku dini runaka, ati gutabarwa kwanjye si kurava ku ishapure, ati gutabarwa kwanjye ntabwo kurava n'ukuri gutera akabonero, ati ariko gutabarwa kwanjye kurava ku
Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi yabonye uyu muntu waremye ijuru n'isi nawe wafatanyije nawe, abona yuko ari we uzamurengera. Mwene data, reka nkubwire ngo wazungurutse kenshi ubura umutabazi, ibibazo byawe wabibwiye abantu uko wari uri mu kibaya. Ni ukuri ndashaka kugira ngo nawe umenye aho wakura ubutabazi. Hungiruka, va muri icyo kibaya. Umuririmbyi we yaravuze ati, reka njye ku musozi, amaso yanjye nguburire ku musozi, gutabarwa kwanjye kurava ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nkubwire ngo Imana itagutabaye ntawagutabara, Imana itakurengeye ntawakurengera. Ni ukuri yabonye binaniye abantu, aravuga ati reka cyerekezo nigire. Ni ukuri ku musozi yabonye mu kibaya nta makuru abona afatika, yabonye mu kibaya nta kigenda, yabonye mu kibaya nta wamugira inama, yabonye mu kibaya bamwisekera, yabonye mu kibaya harimo akavuyo, yabonye mu kibaya induru zisakuza ntacyo bitayeho, nta kuba amaso mu kibaya. Mu kibaya rwose birirwa biyicariye, nta bantu kuri kuba amaso nta kuhari. Mu kibaya ntibasoma ijambo ry'Imana. Haravuga ati, gutabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi. Uyu mugabo ati, waremye ijuru n'isi, ni ukuri azanatabara, azandengera. Ati, uyu mugabo waremye ijuru n'isi hazumva gusenga kwanjye. Hagiye ku murongo ni ukuri wa gatatu, aravuga ati, ntazakundira ibirenge byawe ho biteguza, ukurinda ntazahunikira. Atangiye gutanga ubuhamya ati, ukurinda ntabwo azahunikira, ntabwo azemera ko ibirenge byawe biteguza. Ndagira nkubwire ngo ubuhungiro nta handi ni ku Uwiteka. Iyo uhungiye ku musozi umenya amakuru go mu kibaya, umenya ibiri kubera mu kibaya, umenya ibije kugutera, ibintu biturutse mu kibaya uri ku musozi uhita ubireba. Umuririmbyi ati, ntazakundira ko ibirenge byawe ko biteguza. Nugera ku Uwiteka ukamwizera ukamwiringira, mwene data, nta mwanzi uzakwegera, nta murozi uzakuroga ngo bikugereho. Yewe niyo byakugeraho, Imana igomba kwihesha icubahiro, ikaguha kwihanganira ayo marozi, ukanizera kugeza igihe uyaneshereje. Ngata umwanzi, Uwiteka ntabwo azabyemera, ntabwo azakundira ko ibirenge byawe ho biteguza n'abanzi. Shalom, mahoro, amahoro, Imana ibane namwe. Mukurinda ntazahunikira. Bene data, reka mbabwire ngo ni ukuri nabonye abantu bose bahunikira, nabonye abantu bahunikira ku manywa, mbona abantu bahunikira nijoro. Ngariko ukurinda ntabwo azahunikira. Byashoboka waba ni ukuri uri umuntu ukomeye ufite n'abarinzi, abo barinzi bagahunikira. Reka mbabwire akantu kamwe, ubu abarinzi baba barinze perezida runaka, ni ukuri abarinzwe n'abarinzi benshi cyane, ku buryo utambuka irembo ugafata irindi ari abarinzi. Ariko reka nkubwire ngo umwanzi yashatse kwinjira ntaho yabura aho kunyura. Ashoboka kugera ku wa mbere agasanga basinziriye, ku wa kabiri agasanga basinziriye. Ubwo ntabwo ari gusumira kugera ku washaka se? Ni ukuri kubera ba bantu, ni ukuri bose bagasinzira. Umwanzi yagera kuri perezida akamukorera icyo ashaka. Kandi n'ikindi, umuntu yashoboka kuba akurinze agakuca bugere bwa nyuma akaba ari ukwica. Ariko ngo urinda, ni ukuri ukurinda ntazahunikira, ntazafatwa n'ibitotsi, atubereyeho amanywa na nijoro. Iyo uryamye arakurinda, iyo uryamye, iyo wicuza akakurinda, kabana nawe. Ntazakundira ko ibirenge byawe biteguzwa n'abanzi. Ni ukuri hageze ku murongo wa kane ati, dore urinda Abisirayeli, ntazahunikira kandi ntabwo azasinzira.
reka mbabwire ngo abantu barasinzira, reka nkubwire ngo n'abarozi bakuroga barasinzira, reka nkubwire ngo n'abazamu washize ku mageti yawe barasinzira. Reka Uwiteka aba ari kubera umurinzi, reka Uwiteka aba ari urinda ibyawe. Haleluya. Reka Uwiteka aba ari urinda ubuzima bwawe. Shenyurura izo mpigi uko zizakurinda, rekeraho kwiringira abafumu uko ntibakurinda. Zamuka jya mu kibaya, va mu kibaya wungire ku musozi. Ku musozi urahasanga umuntu umwe udahunikira, ari we Yesu Kristo. Umwakire mu buzima bwawe, nawe arakurengera kandi arakubera umucunguzi. Uyu muririmbyi yanshimishije cyane. Ni ukuri amaso ye ngo ntiyagahanze ku muntu runaka, yagashize ku musozi. Haleluya. Ntabwo yagashize kuri pasiteri, ubutabazi bwe ngo ntabwo yabonye kuri pasiteri. Ni ukuri yaravuga ati gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi. Ubutabazi bwe ntiyabushize ku bukire bwiwe, uko bwari bwarananiwe, uko bwari bwarashize bwose. Haravuga ati Uwiteka niwe uzantabara. Wiringiye abantu ngo bazakurengera, wiringiye abantu ngo bazagufasha. Uracyari mu kibaya. Niba uciringiye umuntu runaka ngo azagira aho yakugeza, oya reka nkubwire ngo nta wundi washobora kugira aho yavana umuntu atari Uwiteka. Mana itagutabaye mbese ninde wagutabara? Va mu kibaya ndugu, va mu kibaya mwene data, hungira ku musozi. Wa muhanuzi we warirwaniriye, uri mu kibaya urimo urabesha abantu ugira ngo uraruriye, urimo kwirwanirira. Reka nkubwire ngo va muri icyo kibaya cyo kubesha, cyo kuvuga ibyo Imana itagutumye. Uhungire ku musozi, wihanganire ubuzima ubayemo, urinde izamu ryawe. Uko nuguma mu kibaya barakwaka umwanya wawe. Muhamagaro wawe uraguta, umuhamagaro wawe uraguta. Ibyakunaniye wikwirwanirira. Hungira ku musozi, hungira ku musozi. Uramenya amakuru nk'icyambere uzasanga umuntu utahunikira azakurinda. Ngo durinde Abisirayeli ntazahunikira ukurinda izina ryawe, ukuri ntazahunikira. Dore urinda runaka ntabwo azahunikira. Reka mbabwire ngo urinda abakongomani ntahunikiriye, urinda abanyarwanda ntahunikiriye, urinda abanyagana ntahunikiriye, urinda amahanga yose ntahunikiriye. Ni Imana y'urukundo. Dore yohereje umwana wayo w'ikinege akadupfira. Mbese izabura ite kukurinda nuyisunga? Uwiteka niwo murinzi wawe. Uwiteka ngo ni igicucu cyawe cy'iburyo. Uwiteka azakurinda ikibi cyose. Niwe uzarinda ubugingo bwawe. Ntabwo ari impiki zizakurinda, ntabwo ari ibyo bikagiro bizakurinda, ntabwo ari ubutunzi buzakurinda, si amafaranga azakurinda, ntabwo ari ibyo utunze bizakurinda. Ahubwo ngo Uwiteka niwe murinzi wawe. Menya yuko Uwiteka ari we murinzi wawe. Va mu kibaya, reka kurara uhangayitse. Ubwo bwoba bugutera ati ndapfejo ubundi kubw'ibibazo bikubaye karamata. Va muri icyo kibaya, hungira ku musozi. Ku musozi urasangaho Uwiteka, kuko Uwiteka niwe uraba umurinzi wawe. Mana ishimwe cyane. Uwiteka ngo ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Imana ishimwe cyane. Uwiteka ngo azakurinda amajye n'amaza, here none ukageza iteka ryose. Amin. Ndagukangurira ngo kugira ngo uve mu kibaya, va mu kibaya, va mu kibaya, va mu kibaya. Reka kwiringira ibitagira umumaro, va mu kubesha. Ni ukuri tandukana ni ukuri n'abanyakibaya. Abanyakibaya barabesha, abanyakibaya barasambana, bagira irari. Abanyakibaya mbega nta rukundo bagira. Abanyakibaya ni ukuri barebuzanya, ni ukuri ku maso, ni ukuri bagaterana intambara. Abanyakibaya ni abanyazi. Abanyakibaya mu kibaya nta kuba maso. Mu kibaya harimo akaga. Va mu kibaya hunga, va mu kibaya hunga. Va muri icyo kibaya cy'i Babuloni, va muri icyo kibaya. Va mu kibaya, va mu kibaya, va mu kibaya. Wa mumama we va mu kibaya, wa mukobwa we va mu kibaya, va mu kibaya. Va mu kwitukuza, va mu kibaya. Menya yuko Imana yakuremye igukunda, menya yuko Imana yakuremye ikwishimira. Va mu kibaya utandukane n'ubwo mwijima bwo mu kibaya, n'ubwo mu kibaya. Ni ukuri umuco wamurika ntabwo bamenya ngo umuco uramuritse. Mu kibaya
iyo abanzi bateye barimbura bose bakarangiza, ntawe basigaza, kuko ni mu kibaya. Va mu kibaya. Izina ry'Uwiteka Imana reka rihabwe icubahiro. Nagukanguriraga nti nkubwira ngo va mu kibaya. Uwiteka Imana kwishimire, gutabarwa kwawe kuzava ku Uwiteka. Maso yawe yavane ku bantu, dore ko amaso yacu twayasize ku bantu. Bamwe amaso bayashize ku bazungu, ngo nibo bazabarengera, nibo bazabatabara. Oya, amaso yawe yavane ku bana b'abantu. Ndugu, va muri icyo kibaya, va mu bujiji, va mu butamenya. Mu kibaya baricaraga ntibasome n'ijambo ry'Imana. Mu kibaya ntabamenya yuko ibihe biri kugenda, ntibamenya yuko Yesu yagiye kugaruka. Mu kibaya babamo bazi ngo Yesu ni ukuri, ngo yaratinze ntabwo azaza. Mu kibaya bararya bakinywera ntacyo bitayeho. Ba mu kibaya c'ubutinganyi mu izina rya Yesu. Hungira ku musozi, hungira ku musozi. Va muri icyo kibaya c'ibyo bibazo byakurenze, watakiye buri umwe wabuze umutabazi. Hungira ku musozi. Uwiteka Imana niwe urakubera umutabazi kandi azakurengera. Amahoro y'Imana bakomeze kubana namwe. Reka Uwiteka Imana akomeze kubishimira. Nukuri weho ugiye kumva ubu butumwa, habwa umugisha kandi bugira aho bwakuvana kandi bugire naho bwakugeza. Yari bikora Imana Ivan, murakoze cyane. Ni karibu kuri YouTube channel yacu. Uwiteka Imana abishimire. Wewe muntu utarakora subscribe, ndakurarikiye ukuri kugira ngo ukore subscribe, kugira ngo ibyigisho byacu tuje turabigezaho bijye biragusohoraho vuba vuba bwangu. Kora subscribe kandi kunzogera, hanyuma Uwiteka Imana kwishimire. Iri jambo uzarisangize na mugenzi wawe kugira ngo twese dufashwe. Murakoze cyane. Kadusenge. Mana urakoze, ugize neza. Ijambo ryawe ratubwiye ngo umuririmbyi yaririmbye aravuga ati ndubura amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Arongera yigarukamo ati gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nukuri reka tuguhanga amaso, duhe nukuri imbaraga zo kuva mu kibaya no kwitandukanya n'abanyakibaya, tuguhungire kuko ari wowe buhungiro. Nukuri muri byose udufashe. Ufashe umubyeyi ugiye kumva rino jambo, ufashe umukozi wawe ugiye kumva rino jambo. Nukuri nanjye nukuri unyongera imbaraga ndetse n'imbaraga z'Umwuka Wera zinyobore nukuri muri iyi minsi ndetse no muri ibi bihe bya nyuma. Ngaho rero Data wa twese, reka twubura amaso yacu ku musozi. Ubutabazi bwacu buturuka iwawe. Nsengeye uyu witwa imfubyi umubere umubyeyi. Nsengeye witwa ngafite ibibazo, umuhe nukuri guhungira iwawe kuko ari wowe butabazi, kuko ari wowe mutabazi, kuko ari wowe murengezi. Ngaho rero Mana, reka ubikore kwiyubahisha, tubone imbaraga zawe kandi twese nukuri tubone ukuboko kwawe. Urakoze, turasenze mu izina rya Yesu. Amina. Uwiteka bishimire.